imyenda ni ikibazo kigoye cyane, ni ikibazo kitugoye nk'abanyarwanda ndetse n'ikibazo cyugarije ku isi hose. Usanga abenshi imyenda imaze kugera ahantu yahindutse umuco, yamaze kuba twibanire ni nk'itungo ryo mu rugo. None ugasanga tuvuga tuti ntibishoboka ko umuntu yabaho ubuzima budafite imyenda. Iyo ni imvugo itangiye kuba ahantu henshi. Ugasanga turimo turaguza kugira ngo twishyure abandi batugurije. Urumva naho bimaze kugera. Ariko noneho nagira ngo ngo inkuru nziza nuko birashoboka kubaho ubuzima budafite imyenda, birashoboka kubaho ukabasha kwishyura, ukabasha gutera imbere, ukihingira imirimo cyangwa n'akazi wakoraga ukaba wazamuka mu ntera kubera ko ubahinduye umurongo wagenderagaho. Reka duhurize hamwe muri SP College. Ni amasomo amaze imyaka 7, hari benshi bayaciyemo, bavuye mu myenda, babasha gutangira business zabo, bazamuwe mu myanya bakoragaho n'ibindi bitandukanye, babasha kwishyura amazu. Izo ni inkuru tuzajya tuganira buhoro buhoro. Iki kiganiro rero cyangwa aya masomo tugiye gutangira kwashyira kuri YouTube. Nagira ngo mbashishikarize, niba hari umuntu waba uzi wifuza kuba mu myenda, wifuza guhindura ibijyanye n'ubutunzi bwe cyangwa finances ze, wamushishikariza gukurikirana. Ibi ngibi biri pratique, ni ugushyira mu bikorwa, ntabwo ari theory. So niba ukunda theory waba wibeshye mu murongo, niba ushaka gushyira mu bikorwa, ngwino dufatanyiriza hamwe kugira ngo dukemure iki kibazo, hama dutere imbere nk'abanyarwanda twese.